uhora wibaza impamvu abandi bahirwa n'urushako naho wowe no kubaka urukundo ruhamye bikaba byarakubanye inzozi uhoma bigahoma. ha urashaka kuba man of the match mu rukundo Igisubizo ngiki sura urugo rw'amahoro TV kuri YouTube buri wa gatanu no ku cyumweru muri live saa 2 zuzuye za nimugoroba, tugufasha kubaka ibiramba. Sura ibiganiro byacu kandi kenshi ibyawe bitazarumba ari indara, wagira n'amahirwe yo kubisarura bikaribwa n'imbwa. Ese uranyumvise? Reka nigendere. Mwaramutse, mumfashe kumva neza iyi nyigisho yo gufuhira uwo mwashakanye. Njyewe mfite umugabo ntabwo akora ataha mu rugo, tumaranye imyaka 16, ariko muri iyo myaka yose ntabwo ari jye nyambere, ni ukuvuga ngo ntabwo ari we ashyira imbere. Ntabwo ari jye nyambere kuko akenshi nza nyuma ya famiye n'inshuti ze. Hari ingero zimwe na zimwe zabinyeretse kandi nizera ko ari ukuri. Ni nyinshi ariko reka mbahe ebyiri. Inda ya mbere, wumvishe urugero rwa mbere? Yego. Inda ya mbere yavuyemo ifite ibyumweru 12. Ubwo nameze angahe? Amezi 2 n'ibyumweru 2. Amezi 4. Amezi 3. Inda sigira okay, yego. Ibyumweru 12. Mu gihe nari mfite menace d'avortement. Menace d'avortement ni igihe umuntu aba inda itangiye kuvamo. Yego. Utangiye kubona ibimenyetso by'uko inda igiye kuvamo. Ari kuva. Yes. Nijyanye kwa muganga. Wataha ubukwe bwa mubyara we. Mbese inda yabaye yagize ibimenyetso by'uko igiye kuvamo. Asigaye umugabo yitahira ubukwe, umugore yijyana kwa muganga. Nenda kubyara umwana wa kabiri, mu minsi ya nyuma yavuye ku kazi ahitira iwabo. Bari bafite gahunda yo gusura inshuti ya famiye. Yego. Hanyuma numva simeze neza, mu ijoro ndamuhamagara ngo niba bishoboka abyuka ataha ntiyagira icyo ansubiza. Yijyane na famiye gusura inshuti y'umuryango. Bukeye numva bikomeje kwanga. Ndamuhamagara arambwira ngo nimpite njya kwa muganga. Yego. Twari dutuye mu ntara. Twari dutuye mu ntara byarira kwa Nyirinkwaya. Yego. Nahise mpamagara umushoferi. Tujya kwa muganga, yangezeho nabyaye. Ni ukuvuga ngo umugabo yamugezeho yarangije kubyara. Yego. Uko iminsi yagiye ishira ndeba uko bimeze, niremamo ko ibyishimo byanjye ari jye ngomba kubyimenyera. Sinigeze nshaka kumenya ngo iyo atari mu rugo aba ari kumwe nande. Yego. Yatangiye kwimenyera ibyishimo byumva yuko mu by'umugabo ntabyo. Twimuriye urugo Kigali kugira ngo bijye bimworohera gutaha. Bahise bimuka nyine bimukira Kigali kuko ari we yakoreraga. Kugira ngo bijye bimworohera gutaha mu rugo. Yego. Aho akorera no mu rugo kuhagera n'isaha imwe kuko afite imodoka. Kigali buriya sometimes n'ama mbutiyaje ushobora gutena mu nzira, sibyo? Cyane. Vuba hanagize ikibazo gisaba ko aza mu rugo byihuse. Hari saa 3 z'ijoro, yangezeho saa 6 z'ijoro. Mu modoka yande yewe. Yeah. Ageze mu rugo ntacyo namubwiye. Nta kibazo yigeze amubwira. Yego. Ariko nibaza impamvu bituma njya muri phone ye. Yego. Nsanga hari namba akunda guhamagara. Amasaha yariyo yose. Ndebye neza nsanga ni y'umugore yabyariye umwana muri batisimu. Umugabo wari hanze y'igihugu mu butumwa. Kumvise? Nabyumvise. Ibyo byatumye mukeka. Njyamo no muri WhatsApp nsanga si we wenyine gusa, afite n'uwo bakorana birirwa bohererezanya utugambo twiza. Urugero, ese urankunda? Yego. Umugore ati yego. Ese urankumbuye? Undi ati ese wowe urankumbuye? Ni byinshi cyane navuga bugake bukira, ariko ndibaza nti ese kubimubaza nkabamwereka ko byambabaje ni ikosa? Nifuhe mumbwire
kuba mbimubaza Mm. nkamumwereka yuko byambabaje, ubwo nakoze ikosa cyangwa ni ugufuha? Arimo aragira ngo tumugire inama. Ubu ni ubutumwa bw'umugore yanditse, yatwandikiye atugisha inama. ariko kubura kuvuga amazina Igitekerezo cye mwacyumvise. amazina yabo ntabwo ari ngombwa cyane. Oya, uyu nguyu ni uwari i Kigali, nta nubwo ari na byiza kumuvuga, hari abantu benshi badukurikirana, ejo utazasanga barimo kumva neza ko ari we. Yeah. Yego. Ariko noneho rero reka tubwizanye ukuri, tuganire nyine. Yego. Twebwe tugiye kwivuga uko tubyumva, ariko n'abandi nabo batwandikire muri comment, abantu mudukurikira, inshuti zacu, abakunda Urugo rw'Amahoro TV, turagira ngo muze kudukurikirana, mutwandike n'ibitekerezo byanyu mude comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, biraza gufasha n'umuntu kugira gute kubasha gusobanukirwa neza, sibyo? Wenda tutarinjira mu kigendanye n'ibitekerezo by'abantu, njyewe ukuntu mbitekereza, uyu mugore ntabwo ari ugufuha, ahubwo yarakwiye kwicaza uyu mugabo akamubwira ati ubundi bite byawe, ko mbona hari impinduka muri uru rugo zisigaye zihaba. Icya mbere akamubwira ati nsigaye mbona utanyitaho, nagiye kwa muganga gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, witahiye ubukwe. Uko abitubwiye muri ino nkuru akaba ari nako yicaza umugabo akabimubwira, kuko buriya iyo umugore n'umugabo bagiye kubana baba bemeranya ibintu bikurikira. Aba yamubwiye icyo yanga n'icyo akunda, nawe yamubwiye icyo yanga n'icyo akunda. Rero ntabwo umugabo ashobora kwicira mu mugore ngo ni uko yitwa ko ari umugabo, kandi n'umugore nawe amufiteho uburenganzira busesuye mu rwego kugira ngo amarangamutima yabo ataza kubangamira. Ubundi kubangamira amarangamutima y'uwo mwashakanye ni nko kumwica ahagaze. Ni icyaha, nabyo bigize icyaha. Ni icyaha, bigize icyaha, n'amategeko arabihana. Abantu biga ibintu bigendanye n'amategeko barabizi cyane. Rero kubangamira uwo mwashakanye binica amarangamutima ye. Niyo mpamvu rero bagakwiye kwicarana bakabiganiraho bino bintu, bamara kubiganiraho yabona adahindutse agakora iki? Ubundi urugo rwavuze umugore ruvuga umuhoro, niko bajya bavuga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niba umuntu ataha saa sita z'ijoro, umugore yagiye kwa muganga cyangwa yabyaye, uwo munsi twibaritse umwana, umugabo atashye izo saha, uwo mwana wenda ni uwo mu buryoshye bwo kuvuga ngo twari inda zavagamo se cyangwa byagendaga gute, akaba atashye izo saha, umwana noneho yavutse. Ejo nibamara kuba abana bane azataha saa 9 za mu gitondo. Uzi njyewe ntabwo turimo kubyumva kimwe. Urabyumva ute? Icya mbere, amakosa yose ndayashyira kuri uyu mugore. Uramushyiraho ayahe makosa se? Reka nze nkubwire amakosa amushyiraho. Bon, ariko turanamugira inama. Yego. Ariko nuko ubivuze nabyo nawe nuko ubyumva. Ubundi ukimara kubana n'umuntu nkamwe b'urubyiruko ndetse n'undi muntu wumva yifuza umuntu bazabana kurushinga, namenye ibintu bikurikira. Ukimara kubana n'umuntu, reba ingeso zose ubona zikubangamira mu kibano, umubwire mbere ya byose, umumenyeshe yuko zikubangamira. Yitoze kubikosora hakiri kare. Siko bimeze? Ariko umugore yagiye abibona aracecetse, abibonye araceceka. Umugabo ageze aho abona ko umugore nta kintu bimutwaye, ndetse ageze abona yuko umugore yayobotse. Kuba yagenda akirarira hanze mu bandi bagore ntacyo bivuze. Niyo umugabo wawe mukibana ntumubwire uti sheri ndumva nshaka kutaha kare tukaganira, iyo ndi mu rugo mfite irungu, ugatangira kumwereka uburyo kuba hafi yawe ari iby'agaciro kuri wowe, utamweretse ko ari ukumufuhira. Iyo umweretse ko ari agaciro gakomeye, ati wa muntu atangira kugira gute, atangira kugenda ahindura. Sibyo se? Ubwo zibyo bintu nibyo nyine atangira kugenda ahinduka, ariko waramweretse ko ibyo bintu bikunze. Iyo umaze rero kumumenyereza iyo myifatire ye yuko nta kintu gutwaye ari myiza, nyine ubwo ngubwo aba yemeye urwaje kugira ngo uzagire ibintu bihindura. Biba bigoye. Jewe uno mugore kuba yahindura umugabo aho bigeze aha ngaha biragoye. Hanyuma tubwire irindi umugabo yigiriye mu bukwe,
umugore yibarutse inda iva umugabo yigire mu bya mu birori bya famiye ariko hari umugore aribaruka mwabantu mwe mwubatse ngo none ubu ngubu urumva yuko ibyo bintu uzabikurura ukabimukuraho kuri ubu ngubu bigakunda iryo ni ikosa rimwe. Ikintu mbona muri ibi bintu najya kubikura irindi kosa rya kabiri n'umugore yakoze ikosa iri ariko kureba muri fone y'umugabo muri fone abantu bubatse ngo abantu bubatse ngo icyo kintu tukigarukeho ni gute umugore mwashakanye mukundanye yego ntawe ubahatiye gushakana umugore ugutegurira ameza saa sita na nimugoroba umugore ugusasira mugiye mu buriri kuryama akarara gupfumbase mukabyara ukayifata intanga yawe ukayishyira muri we akavamo umwana kubera iki mushobora gukora amakosa yo kutamwizera ku buryo wamana telefoni yawe ni gute nyine ushobora gukora ikosa ryo kutamwizera ku buryo ujya no gucekinga telefone ye nyine umva ikibazo uwo muco waba yarawutojwe n'umugabo ubundi ushaka kwereka umuntu ikintu kiri cyo yego niba uzi neza yuko ushobora gufata telefone y'umugore ukayikinisha nawe mureke iyawe ayifata ayikinisha nyine reka mubwire yego yewe ntabwo urumva uburyo ndimo kumushinja ikosa uyu mugore gufata umwanzuro akajya kureba muri telefone nibyo bitumye ano makimbirane ariho ubu ngubu ahubwo yamenye ubwenge hari ukuntu ukora iki umenya ikintu wamara kukimenya ukabona birutswa nuko utari kukimenya oya ahubwo uyu mugore yamenye ubwenge kuko yari kuzikanga nka bya bindi bavuga ngo ikirondwe ngo gisigara ngo gihagaze harya ku nka ngo kandi inka barayiriye kera ku ruhu rw'inka ngo kandi inka barayiriye kera uyu mugore yadacekinga muri telefone y'umugabo ngo amenye amabanga rutekanye ari amahoro ruba rutekanye muri ako kanya kubana na ba bantu be nk'uko abishaka ariko umugore agakomeza akakira nyine za kondisiyo nk'uko na mbere byari bimeze ariko ari kuzagira amasaziro mabi we n'uyu mugabo nta masaziro mabi urugo rw'inziyemo umugore wo hanze ntabwo mukunda nureba ano makimbirane uzaba ureba ibyo azamukorera ano makimbirane azamubana maremare azamubana ibibazo bizabe birebire ari bubyiteye umugore ikigaragara no uburyo yabitubwiye yatubwiye yuko arimo aratubaza ngo ikibazo cye mo kiravuga ngo nimungire inama yego ndibaza ni ese kubimubaza nkabamwereka ko ni ukuvuga ngo yarabikoze nkabamwereka ko byambabaje ni ikosa agomba kubimwereka kuko arimo arabimwereka kuko uyu mugore yego kuba yubatse runo rugo uyu mugore aha ni mu rugo rwe arimo aramwereka ngo ibi bintu no myitwarire imeze itya yarambabaje pe yaramubabaje n'undi wese yamubabaza ahubwo kubera icyo uyu mugabo we ubwe bwite ubundi hari ibintu bibaho oya ubundi hari ibintu utagomba kubona hari ibintu utagomba kumenya ku buryo urangiza kubimenya ukamera nk'uwumanya uno mugore kumenya amabanga y'uyu mugabo abera muri telefone yahise amera nk'uwumanye kandi bino bintu nyuma y'imyaka 16 babanye bishobora kuzamusenyera uyu ubwo byarangiye rwasenyutse banataka ariko iyo ataza kurebamo umugabo yari kumutwara iyo bigoramiye nk'uko byari byaragenze kera akabyihanganira hanyuma akazajya kumva ngo ibunaka ngo hari abana ngo bari none ziba abana bariyo bimutwaye akazabakururana akabazana mu rugo ngo umugore mwiza rero ngo cyagiye twabanaga ngo uko ubireba ngo nacishaga nk'umuhanja no kubyara hanze cyane ko bafite n'ubushobozi abagabo n'ubu ngo bareka nkubwira uno mugabo afite ubushobozi bwo kuba yagira gute yabyara n'abana akabashakira n'iminani n'umugore watanabizi abagabo bagira ikibazo cyo kujya urumva mu mudugudu umwe bagatera yinda bakajya mu wundi bagatera yinda naba n'abagabo baragenda bakazitera bikamenyekana abagore se umugore kumutunga iwawe bakamubyaraho abana bamara kumubyaraho abana wowe umugabo we ntubimenye ariko wowe umugabo we ntubimenye ukarera wibwira ngo abana bagakura bazi ngo uyu ni data atari byo bakarerwa na wa mugabo wo hanze akarinda asaza ataramenya ko hanze hafite iki abana ni ibinyoma bingahe ni ibikomere by'abantu bangahe babiri batatu
umwana n'umuntu ariko n'umugore nawe namushyiramo, n'umugore nawe ntareba kugira ibanga nk'iryo ngiryo, kubika ibanga nk'iryo ngiryo ry'amaraso, ukaruca ukarumira, ugasenga, ugakutiriza, ukuzura umwuka, inshuti z'umuryango zigakomeza zikaba inshuti z'umuryango, ibinyoni bikakomeza bikaribwa ariko abana ntibavuke kandi baravuka, umugabo agakomeza akarera arera abana bataraba akagoka, abana bagakura batazi base na base aho bari, bagakura batazi ko bafite abana. Ni ibikomero bingana gutya. Naba n'umugabo atera inda, yarangiza abana bo yabyaye bikamenyekana, none akabazana hehe abagore bose, igikomere kigasigara ku mugore wo mu rugo gusa, ariko abana baba bazi ngo mama n'uyu papa n'uyu. Abagore bose ntabwo ari uko bateye. Rero abagore, ibikomere biterwa n'abagore nibyo byinshi. Sasa nari nararangiza kumugira inama, ariko ndimo ko ariko ngenda ndimo kukubwira ibintu amakosa yakoze. Ayo makosa yakoze ashobora kuzamugeza no ku bintu niba adashoboye kwihangana. Ayo makosa wakoze wa mugore azakugeza kure pe, azakubyarira ibibazo byinshi. Wakoze amakosa, ariko noneho nyuma yo gukora amakosa, ikintu yari kubihutira gukora, yari kugira gutya agatuza, akaruca akarumira, kuko uno mugabo izi ngeso yari azifite mbere yuko babana, na nyuma yuko babana ingeso zikomeza gukura. Ariko kubera icyo agomba kwicira uyu mugore mu rwara nk'inda, uyu mugore ari uri muri aya makosa, uyu mugabo amaze imyaka 16 yose abikora, kuko kuba ataramweretse kwitabwaho cyane, akamwereka urukundo ruke, yari afite ahandi hantu urukundo rwerekeza. Mbese urukundo rwamubanaga ruke yarusaranganyaga benshi, yarasharingaga, yarameze nka bluetooth, umutima we umeze nka bluetooth. No mugabo rero ni umutima we umeze nka bluetooth, iconnectinga ahantu hose isanze ni device ifunguye bluetooth. Wa mugore biragoye yuko no mugabo wamugarura, kandi biragaragara ko amaze igihe kinini ariko yitereye. Ibyiza rero wa mugore we kumubaza ibi bintu wakoze amakosa, ubundi wari kubyoroka biceceka, akaba atakukeka, adakeka kubiza, ariko nawe ukabaho umukeka ariko atazi ko umukeka. Buriya abagabo ikosa rya mbere tuzira ni ugukekwa. Abagabo twanga gukekwa. Yego seriye. Rero abagabo ntabwo dukunda ibintu byo gukekwa. Niba umugabo adakunda gukekwa, kubera icyo ashobora kumva ko n'umugore we agukeka umugore we. Abagabo ntabwo dukunda ibintu byo gukekwa ngo iyo tweretse ko dukeka tubikorera ku mugaragaro. Ubwo ni ubwiyemezi bw'abagabo. Rero niko abagabo bateye. Hari uburyo witwara amaso ukereka umugabo yuko ari igice yabiciye, noneho akabica, noneho ukabireba, kandi wakagombye kubijyana gahoro ukabyitondesha. Rero iri ni ikosa. Nanone uyu no mugabo ndabana adafite, no mugore ndabana adafite umutima wo gufuha. Ntabwo imijya ari ugufuha, nuko yabonye ibintu bikabije akavuga ati ariko se ubundi bimeze biti. Ariko iri banga yavumbuye niryo rigiye kumusenya, kurivumbura bigiye kumubuza kwihangana. Nabura kwihangana urugo rusasenyuka, kandi umugabo nazabireka, kuko ibi bintu umugabo bifitemo uburambe. Afite uburambe mu kazi, mwafitemo uburambe. Rero abantu mudukurikiye, ingamba z'ubwirinzi kuri uyu mugore, murumva uyu mugore atararenganye n'abagabo bari hanze bakaba baratunaniye. Ingamba z'ubwirinzi kuri uyu mugore, oya agenda ishakira ingamba z'ubwirinzi kuri uyu mugore, muri comment ndishakira abagore. Ingamba z'ubwirinzi kuri uyu mugore byari ukwirinda kumenya ukuri ku myitwarire y'umugabo. Yagize amahirwe amenya ukuri bakiri mu myaka 16. Ubu se iyo aza kugira nk'ibyago umugabo agapfa, kwa kundi baba bari kwandika, bari kuristinga amazina y'abana uwo mugabo yabyaye. Urumva, mbere yo kugira ngo bamushyingure avuga ngo ni he mwaba muzi umwana w'uyu mugabo kapfuye atatubwiye. Umugore akajya kubona akabona korari, yego barazanye korari, bataba abana umugabo wawe yababyaye hehe hanze, akabonamo ugeze igihe cyo gushyingirwa, abandi barashyingiwe baranabyaye. Yari gutekereza iki? Ahubwo arabimenya ubu ngubu, agiye kwiga kwakira icyo kintu, n'ikimunanira ahaguruka agenda ajya gushaka n'ahandi. Imyaka 16 n'imikeya. Uzise ubundi uno mugore ikintu yakoze ni nk'ibyo abagabo bajya bakora rimwe na rimwe. Umuntu ugasanga atunze abana mu rugo, igihe cyagerera akajya atangira gushidikanya bitewe n'imyitwarire y'umugore, uko abantu bavuga, uko abantu bakeka inkuru zabo. Yarangiza agahita ahaguruka, agahita afata abana agashyira ku rutugu, akajyana gupimisha DNA.
ibyo ni ukwibabariza umutima w'ubusa. Abenshi bagiye gupimisha abenshi usanga muri batatu afite nta n'umwe urimo cyangwa afitemo kamwe gusa, nako kandi bari abana babara. Noneho rero kujya gupimisha ni uburyo bwo kwisiteresa gusa. Ibyiza byawe biba ari ukubireka. Wabangerera abandi ariko nawe yakoze amakosa ajya kwinjira muri zino diri zo kumenya imyitwarire y'umugabo, ariko niyihangane. Inama mugira ni kubana n'umugabo utazi amakuru ye ntago ari byiza. Ugomba kumenya imyitwarire y'umugabo wawe, byaba na ngombwa ukamucaza. Inama namugira, wakoze ikosa byararangiye. Uyu mugabo niba waragize amahirwe akakuganiriza akabikwemerera cyangwa akagira amahirwe akabyanga, bifate nkaho nta byigeze biba, utuze, ahasigaye ukomeze wubake. Kuko umuntu w'imyaka 16 mu rugo ntabwo ari byiza gusenya. Urumva ari muri miza 30 urumva ashobora kuba yarashatse afite nka 25, urumva afite nka 40. uza abakecuru ba 50 n'ibiri dushingira tumakambaro dutimba. Abagabo ntimugasuzugura abagore banyu, mwitwaje ko byihangane ibyo wabonye, ubifate nkaho ibyo bintu wabonye nta bidafite igaruriro. Wihangane, ubyakire, wige kubana nabyo. Niyo nama nakugira. Ariko biguzi ko mu ngo dufite ikibazo, umugabo arakure. Urabona aya matarasi ari hano, hari 70 ingahe? Reba hano, umugabo akandeba nk'uko iyi 70 itambitse hano, uyuze n'ubundi hari undi muntu uzamwemera, kandi ntamenye ko ke arizo zatumye iyi minkanyari igira ibikihagarara hano. Kubura ke, kubera kubura ke niyo yatumye iminkanyari zanga. Urumva akikoza ibyo ashaka, batapundi namaze kumugonda, maze kumugira mukecuru, nta handi azajya. Mwabagore mwige kwihagararaho. Ndabaze uramugiriye inama ya mbere nakugira wa mugore we, aho kugira ngo uyu mugabo muzajye mubaho gutya aguhisha ibi, kandi nubimubwira kwerekeye ko wamufuhiye. Kandi nibyo nawe agufatiye telefone yawe agasanga ari abagabo babiri mwandikiranye, njye uzakubwira bati sheri umeze ute, utuntu ngutwo cyangwa kwati ndagukumbuye, ari nk'umusore mwakundanye kera mu bwana, akwandikiye ngo ndagukumbuye. Urugo rwarara ruri kugurumana. Mwicaze n'ibyangu namutorere ba nyina na ba nyirakuru na base wabo na basekuruza na ba nyirasenge n'abisengeneza biwe, ubibabwire kugira ngo urugo rw'amahoro rubashe kuboneka. Aje bugufi umuhateke, ariko naguhata urukundo. Mwabaye muti okay. Izo nizo nama twari dufite. Ubwo muzo natanze uzakuramo izo yumva ikwishoboka, izo nawe watanze azakuramo izishoboka. Noneho no muza abakunzi b'urugo rw'amahoro SMS, ikiganiro SMS, namwe mutanga ibitekerezo, asigaye mu muhe inama. Murakoze, mwari muri kumwe nanjye A to Z.